Njye ntabwo niyumvishaga ko Philippe yamuhemukira, kandi niyo yamuhemukira ntabwo niyumvishaga ko byaturuka kuri Shassy. Inshuti zayitange TV show, munkurikire mbabwire uko inkuru yagenze. Niba warabeshya ngo umuntu aba yabitegujwe, mva iriya yari surprise pe. Inshuti ze magara Mishu na Shassy bamubeshye ko baje gutungura fiancé wa Shassy kuri birthday. Dore ko nawe yari mu kera birori rero, yambara ikanzu ifite ibara ry'umweru irangaye mu mugongo ndende isatuye imbere, necklace ikoze muri zahabu, amaherena yayo n'agakweto kare bisa. Mwibanga rikomeye Shassy yasabye umukozi wo muri salon de coiffure kumwitaho cyane. Muri salon de coiffure baramusokoje maze bahengekera iburyo, bamutera make-up z'ubwoko bwose. Umukobwa aragenda aracya, yari asanzwe areba neza kandi afite amaso y'umweru, noneho byarakabije. Areba Shassy atari kushu kundeba utari kwiyitaho, wibagije ko ikirori ari icya boyfriend wawe. Shassy ati Marie, twigendere njye ndisigira kuri hoteli. 5:00 z'ijoro zuzuye bari berekeje kuri hoteli King. Bahageze batangira gutegura icyumba kiri bukorerwemo surprise. Barebaga niba hari ikiura, ariko ubwo nyine nta no kumwerura ko ari proposal ye bategereje. Telefone ya Shassy birasona, ashyira ku gutwi. Allo Mishu, turaje. Basohoka muri hoteli King berekeza aho Shassy ababwiye. Yarababwiye ko ari kuri douane. Bakigera imbere yati mukate dusubireyo. Shassy nkwazi ikeke. Marie Rose tereka barinjye yitwara. Basubirayo, bageze kuri hoteli barinjira. Rumu yose yari yamaze kuzura abantu. Umusore muremure w'igikara ufite amasoso, ubona ari umusore wifashije, apfukama imbere ya Marie Rose, azamura impeta ikoze muri diamond. Ati will you marry me? Ubona Shassy aguye mu kantu, unabuza hari gitira ashaka kwitura hasi biranga. Ikintu yakoze yahise amushukuza ya keke, nashaka kuyijugunya ariko ubona abuze icyo akora. Marie Rose nawe ubona abuze uko yifata, ashaka kurira, areba umusore wari umupfukamye imbere. Urusaku rw'abantu narwo marry him. Shassy ahita ahagarara ku ruhande arabitegereza. Abantu bamwe ukabona barimo baribaza icyo Shassy abaye. Ijwi rituje. Marie Rose amuhereza ukuboko, ashyira impeta mu rutoki rwo hagati ku kuboko kw'ibumoso, bivuga ngo I will marry you. Muri ako kanya bari aho bose bakoma amashyi. Shassy ati Philippe, ibi ni ibiki uri gukora? Philippe, ibi ni ibiki unkoreye? Philippe yamurebuka agahita ahunza amaso. Shassy arongera ati Philippe, ni gute wankora ibi? Shassy atangira kumufata. Philippe ntabwo byashoboka. Philippe nawe akamwigizayo. Marie Rose nawe yayoboye ibyarimo ati sheri, bigenze bite? Abari aho nabo barabafata. Umugabo umwe afata Shassy ati wowe ufite ikibazo ki? Ufite ikihe kibazo? Shassy akura telefone ye mu mufuka afungura. Shassy ati uyu muhungu twarakundanye rwose, ni njye twari kuzabana, ni njye wari ufite iri sezerano. Akura telefone ye mu mufuka afungura, herekanirwa amafoto. Ifoto ye na Philippe bahagaze ibariza mbere, bajya ku ya kabiri haza ifoto ye na Philippe amuteruye. Abari aho bati none se Shassy, ikibazo kiri ko nta foto uri kutwereka uri imbere y'amategeko?
Shasarira cyane ati uyu muhungu twarakundanye yambwiye ko nta wundi mukobwa yigera atekereza, ntacyo nzigera. Uyu muhungu twarakundanye yambwiye ko nta wundi mukobwa yigera atekereza, ntacyo nigeze mwima. Akongera akareba Marie Rose. Ese ubu niwe wankoreye ibi koko Marie? Ibi bibazo. Na Mishu nawe, Mishu we yari yabuze icyo akora. Twarebye twese turumirwa.